bakunzi ba The Mind TV show nimuze gutunguka kuko uyu munsi twakoze duhagaze wenda ariko uyu munsi nuko twatembereye muri quartier nagira ni hari akabazo natekerejeho kugira ngo nze kukaganiza itsinda rigari rya The Mind TV show. Uyu munsi urabona ndi kumwe na Deborah gusa kandi nkuko musanzwe mubizi turi itsinda rigari. Nagira ni rero Deborah bamamagarire kuko ubu turi muri quartier kabisa kugira ngo tuze kubiganiraho na Deborah yatangira basuhuza kugira ngo dukomeze duhamagare nabo bandi twese. Murane bakozi ba The Mind TV show nize ko bimeze neza nkuko mubona ndi kumwe na Moses none ari kumuza salamu ya uyu munsi ni fresh kabisa. Nize ko mumeze neza turi muri quartier twasuye bamwe nyine mu bantu dukorana muri quartier twageze tutanababwiye ubu ngubu tugiye kubahamagara batugereho hari akantu nshaka ko tuganiraho turebe kubamenya no kwa turebe ubundi biro bimeze bite muri quartier zabo katubahamagare maze fone ya siri reka nze mbahamagare kabisa. Uyu munsi ni show tubahamagare batubwire muri quartier bimeze bite hari akantu nshaka hari agatopic tushaka kuganiraho. Uyu munsi turahagaze murabona twese twakoze duhagaze uyu munsi twakoze duhagaze barabibona bate bamamagarira barabibona bate kabisa. bahamagara kesi hamagara kesi sacinga kesi ariko wijya kure ko ewana kesi ari kunyura kumbona Moses abuze kesi turabigenza kesi ari kunyuramo kesi wamubuze koko muhamagare kesi yabona connection ziri kwanga kumbona telefone yawe koko namubonye ariko connection ziri kwanga. Bafana ba The Mind TV show mwihangane ni connection ntago turabatindira uyu munsi nimurambikwe kabisa urabona ko ari connection tu not registered on network kasiza telefone yako mbona arakasa mutwe kangufashe musanga nzi kari umuti ariko ndi kubona ikumbi imbogosha basi uganiriza kuzi ba The Mind uyu munsi kabisa uhamagarire kesi uyu munsi wenda muri mwebwe sinzi niba hari abahazi cyangwa hari abatabahazi ariko muri comment muzatuganire mutubwire ukuntu muhabona muturebwire n'ukuntu byifashe kabisa kuko ndikumva uyu munsi none uyu munsi fikira tugiye kuganiraho ewana ningira kamaro nuze gutanguranwa n'iki kiganiro kuko ugiye utakirebye aho waba uri hose waba uri guhomba hako se mwe wanditseho ubundi cyangwa wanditseho shiri sinabimenye ko namubuze akashira ingiraze nicyo kibazo ahubwo no kuvuga ngo wanditseho ngo ukivugishije ukuri nashiringira pe shiri rwose ari he ntago nemeje izina dore nguyu ako se ubwo ibyo nibyo koko dore biri kuba it's not far ubu koko ibintu byo ariko se kuba byageze no kuvuga ngo menya nazanye simukadi yindi cyashya ntago nasobanukiwe neza none ubwo uzani yawe ndumva wowe nawe waba ufite nimero zo tumamagaza yawe telefone yanjye no se ko telefone yanjye yambanye imbogo mbigenza kampani nyine ziri gushya bigenda none se abona nabuze connection kandi narishiya yanjye amabara. Abakunzi ba The Mind TV show se bameze gute? Abakunzi ba The Mind TV show aho muri hose Imana barinde kandi komeze bamfashize byo murimo byose bameze Imana baho umugisha bameze bo yego ndumva bameze neza cyane kandi none se akantu turi buganire harya ubwo ngo Kristo gute tubahamagara tu uyu munsi no kuvuga ngo fikirana rimfite iragira ati kubera iki ingo z'ubu ngubu ziri kubakwa zigasenyuka vuba divorce zikaba nyinshi ariko izahabanje ku babyeyi bacu cyangwa abasogokuru bacu ewana akaba yari urugo umuntu wese acama akishimira. Iyo mpamvu weho wenda no mu gihe batari baza ubona biterwa n'ikidebo cyera buriya ko mbibona ibintu by'ubu ngubu byahinduye isura isi ya kera si y'ubu yego ibintu byahindutse wowe bitarahindutse se wowe ubona byarahinduwe nk'iki erega kera hari kera ubundi Moses sinzi nimba aho ibyo bintu biziho sibyo yego kera usuzi ko ujye wumva bavuga ngo kera umugore
yari umugore nyine ubundi kera abana b'abakobwa ntabwo bigaga ntabwo bakoraga nta bintu nk'ibi ngibi by'ubu ngubu haje gender balance urayizi gender balance ndayizi ubu ngubu umukobwa n'umuhungu bose barangana nta n'umwe kandi bakicara no ku ntebe imwe nta muntu n'umwe utundi habe mu kazi bibe mu gifundi bibe mu kiyede yewe no mu bamotari urabona abamama nabo bagezemo kabisa nabashima mujye mugira courage ntacyo nabanenga kabisa ariko se icyo kintu cyo kuvuga ati kuki ngo ahubwo ubu nibwo zagakomeye kuko umumama aracaha ngaha agakura hariya umugabo agacanga agakura hariya bakaba bahuriza hamwe ese icyo kintu nicyo wewe ubona cyaba gituma koko ingo z'ubu ngubu zisenyuka vuba nacyo cyazamo ntabwo cyazamo kuko impamvu yaba ari ukurengwa nabi oya naramutse bapfa imitungo yaba ari ukurengwa nabi ntabwo ari ukurengwa nabi ni ukuri kabisa ntabwo ari ukurengwa nabi yaba ari ukurengwa nabi kuko niba uyu munsi umusore ava mu busore n'umukobwa akava mu bukobwa kugira ngo bubake umuryango mwiza kandi wishimye kugira ngo babyare umwana uzagira ute uwo mwana azaze asanga hari uko biyubatse ariyo mpamvu nge nshima abamama b'ubu ngubu umwe asigaye aca hariya undi agaca hariya sibyo bakaza bahuriza hamwe kugira ngo n'umwana wabo azagira ute ariko bundiya abana wahamagaye wirisi njyewe byanze se nawe byanze ariko buriya ubundi siyatubwiye ngo ni hafi y'igipangu cy'icyatsi se tubasangeyo kiriya oya ntabwo twanabasangayo ariko buri dore se ngo icyawe rise cyanaje sha dore asemani telefone zanyu zanze bro uyu munsi telefone zanyu zanze sinzi ukuntu byaje uyu munsi dusanze mu kavibe wenda nubwo twaba tugutunguye simbizi ntabwo twe twaguteguje ako turi kugira ni bitese nitambukiraga nyine witambukira gutegwa hose ntabwo twakubwiye urabona natwe uyu munsi wajyanga imana ibyacu yabize uyu munsi wajyanga imana yabijemo cyane kuko negisiyo zanze wowe byabiri gukunda negisiyo zanze ko twavugaga ati reka tubatungure turebe n'ukuntu mwakakira abashyitsi mu gihe babatunguye ariko dufite n'igitekerezo twaganiraho uyu munsi n'itsinda rigari rya Demand TV Show kugira ngo twumve uko twabitangamo ibitekerezo neza cyane okay so ni ukuvuga ngo igitekerezo dufite kiragira giti ariko nari namagaye wowe fone yawe uri guhamagarana ko twebwe byanze nari namagaye umwe muri mwe hari aza kumbwira ko muri buze kunsura ariko nyine ntabwo yambwiye isaha muri ase kwa kese ni hemwa ko telefone ya kese yatunaniye kwa kese ni ijya mu rugo tumuhamagara ufite amayinite kese bitari gukunda hajya mu rugo iwanyu ni hano hirya gutya ariko mwanamuhamagisha n'umuntu kese akose kese yada yoroza kumamagara turaza kumuhamagara nta kibazo ni neza ariko se mwanzangiza uyu munsi twabatunguye ariko umusirikare n'utekwa tu ako kanya katayi defanda fresh sibyo umunsi igitekerezo kiragira giti uyu munsi ikintu naje nshaka ko tuganira urabona ubushize abakunzi ba Demand TV Show wenda bashobora kuba baratunguye batambonye muri video mbanze kubasaba imbabazi kuko nabonetse aho twe ne nahugiyemo kapisa bambabarire ariko uyu munsi no kuvuga ngo we nkabiri nk'uruhare rwawe ubona urubyiruko rw'ubu abana twakuranye cyangwa abo twakuze tubona bari hejuru yacu kubera iki ngo bari kubaka ziri kusenyuka vuba nyamara kuko data n'izabasogokuru zariyubatse ese yabonetse kese sinzi mu telefone yo gucomeka tumubaze twumve okay aze dufatikanyije mwarimu kesi uyu munsi nabona gufatira kesi vite uri he makuru ni meza uri he muri karitsiye nyine bari banomye wajeho gato se hano hafi y'iwanyu tukakubaza gato hano hafi hano muri karitsiye nanjye naje uyu munsi na Moses uyu munsi yaje turahari wewe kabanguka shantazo besha mani hagana he ntabwo twakubise hano kandi kujya kwa wiri nani se nabo muri kumwe ndari mani kamuhira ngwino bona bibara mwa bintu ngwino mwangana uyu munsi twabatunguye ebwo araje kesa araje uyu munsi icyo kibazo n'ubajije ubundi kesi turaturanye
turaturanye kandi uko bigaragara dukunda kuganira kenshi bitewe no kuba ngubu nyine turi jenda baranze kandi ikibazo mwari mumbajije twari buryo tukinogosiya uburyo twagisesengura mu nyabwenge yacu cyane ese mbabwire ku weho no kuvuga ngo weho ubyumvute byo ubona ingo z'ubu ngubu 80% ziri gusenyuka nyamara 80% mu hashize arizo zeri zaruyubatse cyane akaba ariyo mpamvu twe twakoze twisanga mu miryango wenda bamwe na bamwe gifite ibyo byinshi dufasha ariko ubu ngubu nyamara bakaba basenya namba kabisa ugasanga nk'amezi ugasanga wageze yo watunguwe nyine mara nanjye kesi ushaka kesi niye mukumbuye kesi mana kesi butatu weho ko byumva kumva nakubita gusa sorry bas sibyo icyo sorry kabisa mbega ariko wajya hari impamvu ya Moses abantu bakubwira kabisa reba ukuntu yiteguye sha uyo gutuye kigwaho inyanya ndi kumva nta muntu uretse kureba ngo uko mufite isoni shandi kumva no kuri mfite isoni nyine nawe ufitanye gahunda urugiye kureba ko mbona wambaye neza wari uri muri kase mwambaye uko nari mu kazi ngeze mu rugo abantu bari banumye shamu muri abo suza abakunzi ba The Mind TV suza abakunzi ntabwo babonye ko hari kamera nabarakariye Imana isubuka iki batandabuye nyine baje babatunguye hari buriya wasanga no mu rugo ariyo n'igitoki nyine atangiye sibyo ntabwo cyabo nta kuntu turi ndi kubona warakoze kudufira kesi kunywa amata cyane mw'iminsi ariko so batunze ba The Mind TV show cyose cyo cyatuzanye hano ngaha kuri uyu murongo mugari wacu kabisa uyu munsi twaje kuganira ku yansanganyamatsiko igira iti ese uruhare twakagize mu kugira ngo ingo z'ubu ngubu zeke gusenyuka 80% twe nk'urubyiruko ruri hasi tutegwashaka niki so nka wiri nari ntangiye kubabwira rero yego uko mbitekereza njyewe impamvu ubu ngubu ingo z'ubu ngubu zisenyuka cyane kurusha hambere kenshi biterwa cyane uko isi igenda itera imbere yego isi igenda itera imbere uko ibibazo nabyo bigenda byongera cyane so rero ikoranabuhanga ryaraje nibyo ndanabyumva pe ubu ngubu nsigaye nibera mu gipangu itandukaniro riri ubu ngubu yego umugore yarashakaga yagera mu rugo akicara mu rugo nta bindi bintu bimurangaje akava mu rugo agiye mu murima yego agiye mu mafamu gusa nta kindi kintu cyo gukora ndabyumva ubu ngubu rero tubisanishije n'ubu ngubu asigaye yicaye mu rugo afite telefone yafungura telefone akareba ibyo hanze uburyo biri gustriteja then bigahita bimukurura niba wenda ari umurokore yariyambariraga neza yakoresha imbuga nkoranyambaga yareba bari hanze then bikamutera yareba uko abandi hanze bambaye yego bikamutera ibintu bisa naho ari irari. Ese koko weho ubona bikwiye? Ntago bikwiye kuko gutuma umuco wa hambere ntago ari byiza. Urumva wowe ku ruhare rwawe nka wiri uragira ati guta umuco nyarwanda ntago ari byiza. Sibyo ku ruhare rwawe nka kesi ku ruhare rwawe urabona ngiye mikrofone ntabwo yakugeraho Debora wenda ndamufasha kabisa gira mumfashirize. Oya ntacyo kesi weho ubibona ute? mwatangiye ntabwo kuvuga ngo usanzwe tukuganira ku kintu kigira giti ko ingo zakera 80% zakomeraga sibyo noneho ubu ngubu 80% zikaba zisenyuka biri guterwa n'iki? Biri guterwa n'iki? Ubona biterwa n'iki? Impamvu zisenyuka yego nyine dushingiye wenda ku mubare w'abakera kuntu bubakaga. Bwira abakunzi ba The Mind TV show n'abareba manje no kubasuhuza ntago nari nabashuje namwe nyine ibintu mwanguze nyine ntago binshimishije ariko nabwo nyine nshimye ku bintu nyine sanze mugana ni ibintu byiza kandi bigezeho muri kino gihe cyacu nyine cy'uyu munsi. Mwari mumbajije ngo ku ngo z'ikigihe nyine impamvu zisigaye zisenyuka cyane kurusha nyine hambere.
iby'iki gihe nyine uko ndeba isi igenda nyiniza nk'ukuntu nyine bavuga ngo turajya muri viziyo ngira ngo nabyo ndaceka biterwa na viziyo nyine yagize cyangwa n'umuvuduko w'isi aho ugeze. ubona habura iki kugira ngo ibyo bintu bibe byavaho hasubireho umuco usanzwe? ahubwo se navuga ikibitera mbere yo kuvuga ikibura kugira ngo nyine bigende neza. Ikibitera wagize ati ni viziyo, ikibura ni iki? Ikibura se icyo twakora icya mbere ni ukumanza nyine ubundi bitangira mu itangira mbere yo kugira ngo ubundi ujye kubana n'umuntu making ashobora kumuzi hanyuma noneho umukunde uzi ko nyine umukunze koko bitari ukuvuga ngo nk'urugero wenda turahuye ubonye nambaye kano gapantaro cyangwa se urandebye uravuze ati kisateye neza kabisa kisateye neza hanyuma noneho wamara kubona gateye neza ugahita umwapurocinga nyine ngo urukundo. Abantu b'iki gihe uzi kuhura n'umuntu Imana akakubwira ngo ngenda gukunze atanakuzi atazi se ngo iwanyu ni hehe muri bantu ki just nyine uko akubonye gutya physically akaba aragukunze. Noneho rero ikintu nababwira mani ijambo urukundo nimurigire nyine ijambo riri seriye mureke kuzajya muribwira umuntu wese mubonye. Niba ukunda umuntu koko uzi ko namuzi. Kese buriya ikibazo kibona ku bahungu cyangwa ubona ikibazo ari abakobwa? Nyine hose biriho ni impande zose kubera ko yaba umukobwa yaba umuhungu wenda arakubwira ngo ndagukunda nawe mbere yo gusubiza amanzi umenye ngo ese nshubije ko nkunda kuko nari nkuriye kumukunda. Ushobora kumukunda kubera ko ubonye ari muri benzi nziza, ushobora kumukunda kubera ko nyine ubonye afite amafaranga, ariko nyine manzi umenye neza imico y'uwo muntu usubije ko ukunda mbere nyine yo kugira ngo mubwire ko umukunda. None niba mukunze kubera ko ufite amafaranga ni hahandi ejo nyine tuzagera mu rugo ngasanga wenda uri wa muntu wibarira mu kabari, ngasanga uri wa muntu uzi ukandya ibipfunsi kandi nyine yanagukunze nzi ngo uri umuntu wenda utajya unywa n'inzoga nawe ubundi kandi wenda ufite imico itazahuza n'iyanjye. Nawe wenda ukankunda uzi ngo ndi umwana mwiza nyine witonda kubera ko duhiye nkakwereka uruhande rwiza, ejo twagera mu rugo ugatangira kubona ndimo kugenda ndi mu kabari ndabona nyine ibigezweho nkasimbukana nabyo aho kugira ngo ndebe ku iterambere ry'urugo nkagendera nyine mu biguruka kandi nazi niyo bigana. Nicyo nyine ndeba kirimo gutuma ingo z'iki gihe zitarimo gukomera. Sinjye naguciye mu ijambo uzi buriya ibintu uvuze mbihaye nka 90% kabisa kuko nakutagize umunsi nakutagize abakunzi ba Demand TV show bazanabikubwa muri comment sinkubeshye kabisa. Ariko uyu munsi nge nk'ukuntu nge nabibonaga wa mugani wawe nta kuntu umuntu azaba ari Kigali. Urabona mu ngo za kera umukuru yaragendaga mbere yuko yashima umugeni akabanza kureba iwabo, akareba kwa sekuru, akareba no kwa sekuruza, akareba ati se koko uyu mugeni birakwiye ko yaza mu muryango wacu. Yamara kureba bikwiye koko nk'umuntu mukuru akaza akagushimira akakubwira ati muhungu wanjye koko nk'uko wabimbwiye ko wabugeze igihe cyo kuba wazana umugore. Uyu muryango twawugiyemo tubona byose watubwiye biri guhura ati kiriho ahubwo reka twenge inzoga tube twajyayo. Ariko ubu tuvugana Kigali Muhanga araze Kigali n'umukobwa wenda yaje kwishopingira utuntu runaka yaje yambaye neza turahuye Moses yarabizi nyine abasore nawe urabizi ati simeze utekesi sibyo ati meze neza aho ndi kubona tuwambaye neza ndi kubona usa neza ati nanakwikundi maka nimero kawe ukamumaye nimero yawe akumaka nimero kawe nge nta kindi nkora ndagenda naho ngiye nko kujya guhamagara ati alo kese ntaba nahaza inzoga cyangwa nanyweye itabi nkakuhamagara ati ibyo bintu umwuka wacu nawe uri muri discipline kuko nyine ndigutereta nanjye nabyumva ati boga ari nyine nkagutereta tu hanyuma y'ibyo tugakundana iyo myaka 5 wenda ukaza kunsuramo gatatu ukatuvuga ati umusore n'uyu wenda bamwe na bamwe bajya birarira mu nzu bakodesha inzu ni zacu wageramo ugasanga umuntu ni nyakabwana ukwezi kumwe barabirukanye abantu ugasanga ni danje buri nta mugabo ubeshya. Niyo mpamvu ugomba nyine ubundi nyine umugabo apfira mu kuri ariko yuko ko bavuga nyine bagasore katiraririye ni karongore irarire kureke gukabya ku buryo uzafata inzu ya boss yawe ukayita yasi none se hari ibigaragara uzafata indege wenda yitirira umuntu urande kumva munwa ugeze ibintu by'abakobwa njyewe icyo nababwira se n'ubundi ko murambabwira ariko nyine uri kuntera ubwoba uri kubona ndi muri babandi
ukubona ndi muri babandi ase igihe twazaniye wowe igihe ugiye twazaniye ko mbona biboneke ukanyirengagiza ntabwo nakwirengagiza wadaye ntabwo nakwirengagiza ni ukuvuga ngo uyu munsi turaga stars twaje gusura sibyo rero we twanamaranye irange bro ego komana mbenge ntabwo ryawe ndaryumva neza uvuga ngo nukuri ngo muraho byumve nyabo ibijyanye ntituva kuri kamera ndagukora ntabwo nagukoraho bareba ko mbona wagize isoni nk'aho we twaje gusura ubu ikintu kiri kubona isoni se do njye ntabwo mbimenyereye ni kuntera ubwoba reka nifatire kandi nibwirire abakunzi ba The Mind TV show njyewe nk'ibisanzwe mbagira inama njyewe ndi umujyanama wubahwe urakoze cyane mbagira inama nababwira none se nk'iyi topic turi kuvugaho kambabwireho akantu gatoya uko kera ibintu ntabwo byarahindutse ibintu bya kera si nk'iby'ubu ngubu uko ababyeyi bacu bubakaga siko turi kubaka rero uzi ikintu mbona gishobora kuba cyafasha abantu bubu moze buriya kubahana biri mu bintu byabafasha reka nkusubizaho gatoya kubahana turanyubaha we Debora ndi Moses twahora mu nzira ngo ntera amabuye sibyo kubaha ntabwo bivuze ngo wubahe uwawe gusa ni ukuvuga ngo kubaha ni umuco usanzwe ukwiye kubaha ahubwo reka tubanze twanarize ni ese ni gute watandukanye icyubahiro cyo hanze n'icyubahiro cyo mu rugo ndetse icyubahiro cyo mu rugo umugabo n'ubundi ko agomba icyo ari cyo nagombwa umugabo ugomba kumwubaha nawe wa mugabo we ukubaha umugore wawe ariko ntabwo icyo cyubahiro kizabaho nta rukundo oya ariko ubundi yubashye umuntu byanze bikunda no kuvuga ngo ntabwo wakubaha umuntu udakunda hanyuma kunyubaha urankunda urukundo rwanjye nawe nubwo abashakanye birahura gute icyo rero nicyo nkubwira ahubwo nibabanze bakundane urukundo rudafite ubujyajya noneho nuko kubahana kuzaboneka kuko hari urukundo ntabwo habura kubahana mukundane urukundo rwa kivandimwe n'urukundo rusanzwe umuntu avukana noneho hari n'urukundo official ugushaka urwo ariko mugiye gushakana mu mwararuganiyeho ariko ndi kukubwira ati nibabanze bakundana barakundana kuko bajya kubana barakundana ntibashoboka ko wasega umuntu ukunda ibyo bintu ntibipfa gushoboka bitewe n'imyitwarire ye bitewe ako kantu bitewe n'imyitwarire imyitwarire y'umuntu ikanga igasumba urukundo ukunda urumva ariko ka kantu nakubwiye ngo niba umuntu aje kugutereta akakubeshya burya uri mu rukundo nta mpamvu yo kubeshya cyane sibyo umuntu niyo mpamvu nkubwira ngo ikintu cyose turimo bavandimwe bakunze ba The Mind TV show tugerageze tuvugishe ukuri sibyo tugerageze tuvugishe ukuri kuko uyu munsi wenda ngewe na Teresa Debora amubwije ukuri aranyanze wewe ugiye uramubeshye nyamara niwibwire ko kuba uri kumubeshya uri kumwubakira ubuzima ahubwo uri kumwicira ubuzima sibyo uyu munsi uri kumwicira ubuzima sibyo wenda weho uramubeshya umubeshye n'ibidahari ariko njye namubwije ukuri mubwira ibihari niba ndi n'amayibo biri ku muhanda mubwiza ukuri ariko wewe warabimuhishe kamemba ugomba kumubwiza ukuri ukuri niko kugomba kubaka urugo kandi rugakomera okay sorry gatoya twakorewe ku muhanda ariko nyine ntabwo ku muhanda ariko don't worry ndi ikibazo ikiganiro cyaryoshye wiri uri kubyumva ute mu bavandimwe biri se uriya reka amabwiriza y'abavandimwe burya abantu abakuru baravuga bati numva ahari urukundo byose birashoboka mureke wenda n'abakuru neza n'urubyiruko biratangira halo ntitugendere kubiri kwaduka yego ahubwo dufate umuco w'abatubanjirije yego kugira ngo tubashe kumanaginga igihe turimo kuko nimba n'uburyo uri kwitwara nawe ngakugenderaho nani kwakurohama ngakaguru konje bavuga ngo wigana ingendo yundi ukajaga ni gutyo wagutanze mu nzira mani mu nzira bigani ntabwo nyisobanukirwa biragora bisaba kugira inama kubagufata
birazagusaba kugisha inama mu bo wasanze mu kintu neza igihe usanga umuntu mu kintu ngo numurengaho wumve ngo uramukubye ntabwo bishoboka ubu tuvugana cyane cyane urubyiruko ubu ngubu rurasaba kugisha inama bakuru sibyo icyo twifatira imyanzuro cyakwanza rwose kabisa ntitwifatire imyanzuro ku giti cyacu kuko imyanzuro dufata kenshi dusanga ipfuye sibyo imyanzuro dufata kenshi dusanga ipfuye tukisanga mu buzima bubi nyamara ariko byari bikwiye mugire twongere tumere nka kera nk'uko umwana yajyaga gukora ikintu akagisha inama teke kumva ko twigize kuko bavuga ngo utaganiye na se nta nubwo ajya amenya icyo sekuru yasize avuze kuko papa we nashaka bagendera ku kabando mwegera umubwira ati tata ese ibi bintu bibona ute siko biri niko biri turi kujyana wese kubyumva niko bimeze ariko Moses rero jama nubwo mwadutunguye urumva se Bible dufite atari fresh nayimaze iminsi ngatekerezaho waduhamagaye ngo tugakore uzi ko njye nagatekereje nyine ntatubwira cyangwa tu kuki utatubwiye ngo tubanze duhuguke no mu mutwe narese nawe wagatekerejeho oya njye nako natekerejeho ahubwo ndi kwibaza ko yagatekerejeho reka tubyemere muri kuvuga ngo ko atababwiye mwebwe mwabwiye nde mujya kuza twebwe uyu munsi nta muntu twabwiye ko nigese neza zadutengushye twabahamagaraga bikanga iyo mutubura mwaduhamagaye se ngo mubitubwire cyangwa mwaduhamagaye ngo tubibabwire aba ari nayo mpamvu ubundi kubikubwira mu kiganiro kugira ngo n'abagukurikiranye utabyumva wenyine ukagenda ukabyihererana ukabibika mu mutima ahubwo n'abakunzi ba Mind TV show icyo kintu kikabageraho kikaba cyabasigira inyigisho uyu munsi ahubwo nibatubwire ibi bintu badukoze Imana mubona ari byiza se ni byiza bazabyandike muri comment bumve ni uyu muco wo gutungura umuntu ukamuhamagara mano ugize mu marembo yawe gusa usanga shiri yapfuye uyu munsi nabwe ariko Debo konjya mbona kesi yambaye neza niyo turi mu kiganiro reka tumutunge abakaraba hayi jana kwijana uyu munsi cyakoze kisi yadutunguye bose badutunguye kabisa nse wiriwe wamushinja iki ubundi umusirikare ahora yiteguye urugamba wasanze mu rugo ntacyo wabashinja nzi ko ndasanga mutana karabye muri gutunda amafumbire mu akeneye agatenge n'agatambaro mu mutwe mani hano umenye ko ari i Kigali ntabwo ari mu cyaro se ifumbire kabisa mubyita isuku umugore uzagushaka ntabwo azaba yisondetse uzaba ufite imico myiza nawe uzagushaka ntabwo azaba yisondetse ariko nawe urumva ikiganiro uyu munsi aho nk'ibisanzwe kuvuga ngo ugomba kujyana iki indangagaciro umugore ugiyemo ukamenya ko usanze umugabo atari umugore sibyo mugiye kubaka umuryango kandi mwiza ushikamye uzavamo abuzuku mukuzuzanya mukubahana mugakundana yego nibyo ariko Moses ndumva nta kintu tutaganiye reka nze wenda tube twagira tugasoza Moses yego mwadutungiye rero twabatungiye ntabwo mwiteguye cyane tuba tubayimukiye ariko nanone uruhare dutanze ntabwo twaruzeba reka Debora tube dusigaranye tube dutanga akavayibo mu gakeya ngiye kubacika ariko gusa byo inama nabagira bajye banasoma Bible ijambo ry'Imana imbere umuntu udasenga Imana ngo niba udasenga Imana amenye uzashya iyo byo basoma Bible uzapfa sibyo usoma Bible ubu buzima turimo niyo jambo riri kugufasha muri iyi minsi ijambo riri kumfasha muri iyi minsi imigani 20 akoze reka twibwirire wiri aho ngagiye muri gakondo akatwibwirira data niyo jambo riri kugufasha imigani 20 mu igice 28 havuga just bavuga avuga just so no kuvuga ngo ariko twanabatunguye natavuga tuze kuhasoma reka ngufashe abakunzi ba Mind TV baze kuhasoma namwe nashidikanya ko nayindi Imana ikwiye gusengwa sibye Imana imwe rukumbi rukundo amahoro n'imigisha Imana yacu yadushiriyeho yo yaremye amajini n'abantu ngo tuyigaragire bibe kubemera Imana bose muvuge ngo amina no kuri topic twavugagaho urumva Mose bajye basenga buriya urugo rudasenga
saa satani barwaritsemo ni ukuvuga ngo kandi noneho kandi abakunzi ba TV show noneho nyuma yo gusenga bajya banarya basa nk'abatariye oya mbere ubundi reka no kuvuga ngo amafaranga se yo se mama ari ubundi cyangwa babuze Imana akantu ko kurya bari banasenga buri Imana hari ukuntu gishiramo imiyaga banasenge banakorera abakunzi ba Diamond TV twese tubasezere tugende muri rusange twese tubasezera abantu twe twaje kureba twitahire burije Anthony yuri birazwi tunabana ntabwo n'umushitsi nuko bantunguye ariko intore rero niganya ishaka ibisubizo bo ibi bintu tuvuze hano ntabwo bisigara byicaro ahubwo tubizirikane kuko ibintu tuba turi gukora bibi hari kandi byumvikana bifite factors ziriho inama nabagira nubwo nandi muri kubasezeramo so cyiza dukomeze umuco wa kera dukomeze umuco wa kera n'uruhare rwawe ubyumva Nasizira abakunzi ba Diamond TV shene burije sezera abakunzi ba Diamond TV show basezere ndabasezeye babwire nyine basezeye mu buhe buryo turabasezeye mu buhe buryo nyine ndabasezeye ikintu babwira wenda mbwira ngo gira ikintu abwira no kubasezera ubwo nuko nabigenje ikintu nababwira mukundane kandi urukundo ruzira uburyarya mwihanganirane kuko nyine muri kamere zacu harimo imico ntabwo umuntu nyine aba perfect nk'uko ubyifuza niba uhuye n'umuntu nyine gerageza kumutwara uko nyine ari umwihanganire kandi nyine ugerageze uburyo ki mwabana kuko nyine ntabwo abantu twese tugiye duhuje imico niduhura na runaka akabona adafite imico nk'iyanjye tugahita dutandukana n'ubundi ntabwo nzabona umuntu duhuje imico mugerageze kumvikana kandi mukundane ngewe nyine ntekereza ko uramutse ukunda umuntu bya nyabyo kwihanganira imico no kumwubaha kwihanganira imico bitakunanira cyangwa se wenda nawe kuba yakwihangana mwese nyine mugiye mubifata muri iyo ntuzi mukundana kandi mwanasaza ariko n'ababyeyi bacu ba kera ntabwo ari uko bahuraga bahuje ahubwo ni uko bari bafite nyine kwihangana bakamenya nyine icyabatwaye kabisa no kuba bataraje akagenda nyine azi icyamutwaye akamenya ngo njyangwe no kubaka naho abikigerageje umuntu yakubwira gutya ati wambonye nkuzi nimara icyumweru nari inyama mu rugo zirahari nimara icyumweru nari inyama tiwacu twaraziryaga wanyu nimara icyumweru namwe fanta mu rugo zirahari ukasa nkaho wagiye utazi ikikugira ikintu nabwira mwihanganirane kandi mukundane bya nyabyo kabisa ciao bye kesi batubwiye ko bari bagutumye nyaro kurebe ko nibyo bagutumye byaba bigeze turaje kandi turaje dusanga biteguye turaje tumwike icyayi icyo gitoki cyangwa icyayi umuntu ariko mu rugo mutaze kuko ntabwo babazi batatu bana yera nuko atanyishije kuki utatumenyekanisha nuko rero kadusoze twitahire wabonye kesi nabwira ukuntu babiteguye ahora barise uzi ko ndi bwasange wenda kesi yaba yagiye nko gusenya senya se Kigali barasenya hari hasa amashyamba z'ikigo ko bacana kuri gaze bacana wenda nenze ko yaba yaguye ubundi uzi ko yagiye nko kugura amakara sibyo oya bacana ku magaze ku makwizineri ibintu by'amakara se ko bamutumye ko kuri kubona kesi yambaye kubona atari kumugagaza ako kesi ko murebe ubona uyu mukobwa yawe watashya kose ko nawe byibagiwe aho niho bipfira uri kubona kesi ukuntu yambaye nk'umuntu bari batumye kubona atameze neza yari yarameze neza ntari biva kunzi Diamond TV show nakagaruka ikiganiro turatashye kareseza abandi turazicakaje ubu turazicakaje Imana ibarinde kandi turacyane ciao wibuke gukora subscribe share na comment ibitekerezo byanyu n'ingirakamaro ikiganiro nakagi akagaruka